Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo nka kino kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe udutsinde ikintu ubusabwa nukonera kugihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe wifitiye smartphone yawe. Ushaka code twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ushaka kwiga uri kureba bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho uduha amasaha ubona ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 16 ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye ko tugugura mudasobwa twandikiye kuri izo nimero. Ukeneye ko tugugura amategeko y'umuhanda warigishije twandikiye kuri izo nimero, tuze tukurere tukwigishe ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, izera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kigizwe n'iki? Arangwa ishusho ni mpande eshatu ubuso ubururu. Mbega ngo ishusho mpande eshatu ubuso umukara. Senga ishusho mpande eshatu ubuso umweru. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bakubwiye ngo icyapa kigizwe n'iki, uvuga ishusho yacyo, ubuso busute, cyangwa se icyo cyapa urabona gifite umuzenguruko usute mu gihe bawukubaje cyangwa se mu gihe kibifite, kubera ko ibyapa byose siko bigira imizenguruko. None kino cyapa cyo kigizwe n'iki? Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni se. Ishusho ni mpande eshatu ubuso bw'umweru. Ishusho ni mpande eshatu, uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, uri kubona ko ni mpande eshatu. Ubuso busute, ubuso busa umweru, nta muzenguruko gifite. Rero ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangacyerekezo mu yihe ntera? Ara metero 100, mbega metero 200, sega metero 150, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 250. Ese amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu benshi bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibudize kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. None ano matara ndangacyerekezo agomba kugaragara nibura mu ntera ingana iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 150 nijoro igihe ijoro rikeye. Mbibutsa ko code zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe utwandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 16 tugufashe kubona code nziza, guhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe
uhite utsinda. Murabizi ino ntego yacu. Ukeneye ko tukwigisha birashoboka ko uba uri kure tukwigisha mu buryo bwa online. Hari ikoranabuhanga ryaje ryitwa Google Meeting, aho nk'uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye. N'ubundi ni nk'aho tuba twicaranye. Umpa amasaha ushaka wa masaa 2 z'ijoro, ushaka wa masaa 4 z'ijoro, ndaboneka nkakwigisha. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe. Wakenera ko twigana turi kumwe, uri mu mujyi wa Kigali tugahura nkakwigisha turi kumwe. Rero mutwandikire mu muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe. Murabizi hari igihe tuba turi kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu mihanda tukabona umurongo urombereje hagati mu muhanda. Hari igihe tubona ucagaguye cyangwa se tukabona udacagaguye. Ese iyo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu bihe bihe? Arangwa agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, mbega ngo gukatira ibumoso, se ngo guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, bashatse kuvuga ngo ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukukidepasa. Gukatira ibumoso biba byemewe, guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda nabyo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo D ko ibisubizo byose ari byo, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora icyo. Utwaye ikinyabiziga ntabwo uri robo. Murabizi hari abantu batwara ibinyabiziga byambukiranya imipaka. Ushobora kubona atwaye ikinyabiziga amasaha 5, cyangwa bano badutwara mwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, utwara nk'imodoka umunsi wose. Birashoboka ko ishobora kugira umunaniro watuma asinzira. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga bikubayeho, uba wakora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aho ufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Aho ni kuri A. Mbega ngo guhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Se ngo kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese ushobora kwitwara ute mu gihe ugize umunaniro kandi utwaye ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze guhitamo kimwe. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara akaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Urabizi ntiwatwara ikinyabiziga wasinziye. Wagitwara ute? Wateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha inzira nyabagendwa. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda, ugahagarara ahantu hatekanye ukaruhuka, harimo no kugendagenda niba bishoboka. Wabona umaze kuruhuka ibitotsi biragiye, ugasubira mu kinyabiziga ugatwara. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse kwandika abapapuro. Turi gukosora ikizame gutya ukabona hari ikintu kiri kukugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nazagishyira ukazahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ni ingenzi rero gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kiza ujye uhita ukibonera ku gihe uteganya gukora muri iyi minsi. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, hari umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma yatangiye kukudepasa. Nibyo bita mu kinyarwanda cyiza yatangiye kukunyuraho. Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga batangiye kukudepasa? Ariko ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mbega ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Se ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo.
ese batangiye kugudepasa uba ushobora gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni a. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho mu gihe batangiye kukudepasa. Batangiye kukunyuraho, nta wundi muyobozi w'ikinyabiziga nawe uba wemerewe kunyuraho. Urarika akabanza akagutambuka ukabona gudepasa nyuma. Ni ukuvuga ngo niba ari kukunyuraho, ari kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Ubwo nawe ushatse kunyuranaho kandi nawe batangiye kukunyuraho, waba uri kumusanga ibumoso, murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, waba uri kumusangayo ugiye kumugongerayo. Niyo mpamvu ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho mu gihe batangiye kukunyuraho. Ndakeka ko ndizera ko wanasobanurira ku gapapuro, utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mutizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare. Abanyamagare bane, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uturutse inyuma, ese ushobora kubanyuraho, ushobora kubadepasa? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ariko mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa mu kizame namaze kuyibakorera, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ni ingenzi ko wasura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba. Wamuntu utari kuyibona ukanyandikira kuri WhatsApp 0789531626 nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Nayo masomo yandi mbabwira mu gihe uri kubona utari guhita uyabona, wanyandikira nkahita nyaguhereza. Ngo oya umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. Mbega ngo yego kuko umurongo wera ucagaguye udashobora kuba udacagaguye. Sega ngo yego abanyamagare bazumva imodoka bave mu nzira, mu gihe kuri bari kutubwira ngo yego kuko buri kinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo gishobora kuguha inzira. Hano ese ashobora kunyura kuri aba banyamagare, uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hano hantu ukababona imbere yawe wabadepasa? Tegereze neza hano bageze. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni a. Oya umuyobozi ntashobora kureba imbere neza. Itegereze neza hano hantu bageze, ariko nako ni mu ikoni, ni mu koni. Niyo mpamvu bitazaba byemeye kuko utazaba uri kureba imbere neza. Ndizera ko wari wamuswitamo, ndizera ko waramuswandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo naye matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Hari ibihu byinshi uri kubona kwa rino shusho dufite, ntabwo uri kureba imbere neza, uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese naye matara y'ikinyabiziga uba ushobora guhita ukoresha? Amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Mbega ngo amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma, se ngo amatara magufi mu gihe kuri bari kutubwira ngo urumuri rusanzwe. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro wamaze kubyitamo. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni a. Ukoresha amatara kamena bihu y'imbere hamwe n'ay'inyuma n'amatara magufi. Ugakoresha amatara kamena bihu y'imbere kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere baze kukubonera kure. Ugakoresha n'ay'inyuma kugira ngo n'abaturuka inyuma baze kukubonera kure. Ukoresha n'amatara magufi kugira ngo urebe imbere yawe neza. Ndakeka ko waramusutamo ndizera ko waramuswandika ku papuro. Mbibutsa ko ndi kubategura amasomo ku bintu bijyanye n'amatara no ku bipimo. Ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo nimbishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuvuza ibihoni by'ikinyabiziga ugenda usakuriza abantu. Hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? Ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Mbega ngo hafi y'ibitaro, se ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kuvuza ihoni ikinyabiziga cyawe bibujijwe hehe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kubyitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni b. Hafi y'ibitaro, murabizi hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze. None bibaze hafi y'ibitaro harimo abarwayi, biba bibujijwe kugenda uri kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ndakeka ko waramusutamo b, ndizera ko waramuswandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku.
kikaba kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho hehe, ari ngo iburyo, mbega ngo ibumoso, se ngo iburyo n'ibumoso, mbega ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozi cy'ukuri, B ikaba atari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisozi cy'ukuri. Kino cyapa ikindi kintu ugomba kumenya, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. None kino kiri kubuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho hehe? Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro, n'igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, ibumoso. Kirabuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko nibakubaza ngo igihe cyose ni ibumoso, uzahita uvuga ko nta gisozi cy'ukuri kirimo, kubera ko hari igihe bishoboka ko ushobora kunyuranaho ukoresha uruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo. Ariko kino cyapa cyo kiri kuvuga ko bibujijwe kunyuranaho ibumoso, kubera ko iriya modoka iri ibumoso iri mu mutuku, kandi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ndakeka ko waramusitamo rero B, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ibibazo biragaruka, nikiramuka kije mu kizamura kora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Ese kino kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza? Murabizi bino bimenyetso byaka bikoresha amatara atatu ari y'umutuku, umuhondo n'icyatsi. Usanzemo umutuku, bikwemerera gukomeza, ara ngo yego. Mbega ngo yego, ariko utanga inzira ku banyamaguru. Se ngo yego, utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga, ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, ubwo nabaza bagusanga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo oya. Ese kino kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza? Itegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro, n'igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, oya. Murabizi iyo hari kwaka umutuku ntabwo wemerewe kurenga icyo kimenyetso, ntabwo wemerewe gukomeza. Iyo hari kwaka umuhondo witegura guhagarara, kubera ko haka umuhondo bihita bijya mu mutuku. Haba hari kwaka icyatsi uba wemerewe kugenda, uba ufite uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Rero hano hari kwaka umutuku, niyo mpamvu ikimenyetso cyaka kitakwemerera gukomeza, niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo wakora iki mbere y'uko uhindura icyerekezo uri kugenda mu nzira nyabagendwa ushaka tugasubira inyuma? Ese wakora iki mbere y'uko uhindura icyerekezo? Aho gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Mbega ngo itegereze neza niba icyapa kikwemera guhindura icyerekezo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora mbere y'uko uhindura icyerekezo, hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Utanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Ntiwahindura icyerekezo utatanze ibinyoteri. Ntabwo waba uri kugenda mu muhanda ngo ukate usubire inyuma utacanye ibinyoteri. Niyo mpamvu A ibaye igisubizo cy'ukuri. Ukitegereza neza niba icyapa kikwemera guhindura icyerekezo, ko hari ahantu haba hari ibyapa bikubwira ngo birabujijwe guhindukira. Ubwo rero mu gihe cyari nk'icyo cyapa ntabwo wahindukira, ariko hari ibyapa biba bikwemera guhindura ibyerekezo, kikaba gihari. Rero ukitegereza neza niba ibyo byapa bihari bikwemerera guhindura icyerekezo. Wari wahisemo A yonyine ni igisozi cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisozi cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Wenda ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramusandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe utwandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 gufashe ko na kode nziza, zaba izo kuri kategori zaba iza provisoire, tuyigufashemo no kuba watsinda. Ukeneye ko tuguha imyitozo, ukeneye ko tukwigisha, ukeneye ko tuza tukakwigisha mudasobwa, ibyo byose tubigufashamo ukajya mu kizame ugiye kuzana uruhushya rwawe. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 16 ibyo byose tubibafashemo. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo uretse manze ngiye gukora n'intsindwa nzabagana.
ibyo ntabwo ari byo. Uba ugomba kutugana tukaguhugura ukagenda mu kizame ugiye kuzana uruhushya rwawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Kandi icyiza cyabyo aho waba uri hose mu gihugu turakwigisha, ko murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, ntabwo ari ngombwa ngo nkwigishe twicaranye. Hari uburyo dukoresha bwitwa Google Meeting, tuguha link ukayikandaho, iyo umaze kuyikandaho tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Icyo twashyizemo ukajya urakibona, tugenda tunavugana, uri wumva amajwi yanjye tuganira. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 15 16 ibyo byose tubafashemo. Noneho ikindi, uramutse ukeneye ko nkuzanira igitabo aho waba uri hose mu gihugu ndakikuzanira, mutwandike kuri izo nimero cyangwa muziduhamagareho tubazanira ibitabo bigezweho, ugenda ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Twaye ikinyabiziga, amatara maremare yawe y'ikinyabiziga cyawe ntabwo aramurika mu bihe bihe. Ara ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Sega ngo iyo ari mu nsisiro, deka ngo ibisubizo byose niyo byo. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese uri kubona ari impande eshatu? Ese uri kubona ari impande enye? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba gisobanura iki? Ara ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Mbega ngo ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. Se ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. Mu gihe kuri dore kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kino cyapa iyo kibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, nk'uko nabibabwiye tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Ubwo rero iyo ubonye kino cyapa kiba kiri kuvuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kirakubuza, ntabwo wemerewe kujyayo. Ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo, bakunda no kubikibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara asate? Uzavuge ko ubuso busa umweru, buba busa umweru, uzavuge ko ari umweru, uzahita ugikora. Ndakeka ko weho baramutse bakikoheje mu buryo bw'ishusho wahitamo A ivuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi, banakikoza muri ubwo buryo bundi nkubwiye bw'amagambo, nabwo ugahita ugikora kuko mba nabibabwiye. Ariko wabona biri kugora ibibazo byerekeye ku byapa, ukareba video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, wabona utari kubibona kuri YouTube kubera ko wenda hamaze kujyaho video zijya kuba nyinshi, ukanyandikira kuri WhatsApp 0789 15 16 26 nkagikwa mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure.
kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi nk'ibinyabiziga byatonda umurongo urenze metero 500 bigiye mu butumwa bigabanywamo amatsinda. Iryo tsinda bagabanyijemo riba bagomba kuba rifite uburebure bungana na metero 50, n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'irikurikiyeho ukaba nawo utarengeje metero zingahe? Metero nazo 50, uwo mwanya uri hagati. Ariko bari kutubwira ngo hari ibinyabiziga ibyo bidakurikizwa nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 bitajya bigabanywamo amatsinda. Ibihe? Ngo ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije, mbega ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije n'ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo nubwo byaba bitonze umurongo urenga metero 500 ntibijya bigabanywamo amatsinda. Ndakeka ko B waramaze kwitamo, ndizera ko waramaze kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mbega ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Sega ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisozi cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Hatari amategeko, urumva hari amategeko, hari igihe haba hari icyapa kivuga ngo nta munyamaguru wemerewe kuhanyurwa, ni kuhaca. Cya cyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Rero iyo hatari ayo mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ibyo bice biba bishobora guharirwa abanyamaguru. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegerezwa kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, uko nari utuntu turi guhanagura ibirahuri, tukahanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegerezwa kugira tungahe? Ngo tubiri, mbega ngo dutatu, sega ngo kamwe. Mu gihe kuri D kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. No kwa ngo nibura ikinyabiziga kiba gitegerezwa kugira kamwe. Niyo mpamvu duhisemo C, nibura kiba gitegerezwa kugira kamwe. Ariko hari ikinyabiziga uzabona gifite dutatu, hari uzabona gifite tubiri, ariko nibura kiba kigomba kuba gifite kamwe. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo bintu bibaho se ahubwo? Ikinyabiziga kigenda mu muhanda moteri itaka na vitesi idakora? Bishoboka, byashoboka ryari? Ngo igihe kigenda hamanuka. Mbega ngo igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga, se ngo igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Igihe kigenda hamanuka, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga, n'igihe gifite feri y'urugendo. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ese ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Mu gihe mubibona nk'igihe cy'impanuka kaza ikindi kinyabiziga kikaza kikagikurura, buretse kuba kiri kugendesha amapine, moteri niba yaka, vitesi ntibikora. Igihe rero gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Kugira ngo ugaragaze iki? Ngo inkombe mpimbano z'umuhanda. Mbega ngo ahahagararwa umwanya muto n'umunini. Se ngo ahanyura abayobozi b'amagare. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza
usubizanye ubwitonzi icyo cy'ukuri ucyandike wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni inkombe mpimbano z'umuhanda. No ngo uno murongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda, muri make aho umuhanda ugarukira. Inkombe si muri guhita mubyumva, inkombe ahantu umuhanda ugarukira. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo rero, ndizera ko waramutse ukandikwa ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Iyo bavuze ikirango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara asate. Ese kiriya cyapa kivuga ngo inzira giteye mu ntangira idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara asate? Aranga umukara n'umutuku, mbega ngo umukara n'umweru, se umweru n'umutuku mu gihe kuri dore kuvuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se n'umweru n'umutuku, nicyo cyapa nakibazaniye kugira murebe ukuntu kiba kimeze. Kiba gifite ibirango bigizwe n'amabara abiri, uri kubona ko n'umweru n'umutuku. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kikaba kigaragaza ko umuhanda giteyeho mu ntangira cyangwa se inzira giteyeho mu ntangira udakomeza, kugira ngo utaza kuwubona ukavuga ati mbonye inzira y'ubusamo, wakomeza imbere ukabura inzira. Ni iki ngiki rero, nuvuga ngo niba kikubaza mu buryo bw'amagambo bakazakikubaza gutya, bavuga ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangira idakomeza kirangwa n'ikirango cy'amaraso te, uzavuga ko ari umweru n'umutuku. Niba kikubaza mu buryo bw'amashusho bakiguhaye bakavuga ngo iki cyapa gisobanura iki, uzavuge ko gisobanura ngo inzira idakomeza. Nubwo buryo bwonyine bakibazamo. Ndizera ko nibura mukakibajije uzahita ugikora, haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Nikiraho isomo uhita uribona, nikiraho video uhita uyibona, ni posting ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame uhita ukibona, ko bari ibyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Uvuye gukora uratsinze, n'abantu benshi bavuga gukora bagatsinda. Fata zino video uzisharinge, ukande subscribe kugira ngo bigere kuri benshi. Ikindi ukeneye kwiga twandikira utubwire amasaha abonekaho ku munsi, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha uri kure, cyangwa ufite akazi katagukundira tukakwigisha mu buryo bwa online. Waba uri hafi uri mu mujyi wa Kigali tukakwigisha turi kumwe, uhitamo rero mutwanye cyangwa mutuhamagare ni kuri 0789351626, ubundi ukagenda ugakora rimwe. Ukeneye kwiga noneho cyangwa se ukeneye kwiga nka mudasobwa turaza twayikwigisha. Rero ukeneye kode nabwo tubwira ko ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka tubigufashemo, ugenda ukorera rimwe udutsinda, nicyo kidushimisha. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.